inkuru ziri kuri iyi mihanda za kasamutwe ndetse ngo zigiye kujyana abantu no muri ribu, akantu ko kuba Mugwiza arimo gushinjwa kuroga Jackie waba wakumvise? Njyewe Jackie cyuye ndakubiza njye naje hano nanjye rero nihungiza ariko ntugashyiraho abazimu oya amabazimu se njye ndakumenagura ndaguca umugompura kubita hasi ndatwika mu izina rya Yesu. Jackie agomba gukira mu izina rya Yesu. Jackie agomba gukira mu izina rya Yesu. Ibyaha byose Jackie yakoze ndabimwaturiye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zimusange kuko Jackie yego aze kwitonda. yego ni ikiganiro Jackie yari ameze nk'aho ari kumenagura ibigirwamana bya Mugwiza no kubitesha agaciro. yego urumva noneho muri uko kubimenagura no kubitesha agaciro Mugwiza we yageze n'aho avuga ngo ese ngo wazanwe hano no kumenagura ibintu bya Mugwiza. Twakoze ikiganiro cyo kugira ngo dusenye ibintu bya Mugwiza se Twakomeje. Abasesenguzi mu bijyanye n'ibiganiro biba byarakozwe kera cyangwa se vuba bakabihuza n'ikibazo cyavutse, nk'umupasitori witwa Justin nabonye arimo guca umugongo uwitwa Mugwiza ati nguciye umugongo ibintu byawe ndabisenya ati faya. Ubwo ni igihe Gogo Rios yapfaga, uwitwa Mugwiza yatumiye Jackie bakorana ikiganiro. Mugwiza wiyemera ko ari umurangi kandi ngo akaba ari n'umuvuzi, wanemeye ko arimo arahamagara witwa Jackie kuri telefone akaga kumufata ngo amukubite umuti wiswe ikirogora ngo ubundi ngo amurogore akire rwose ngabe muzima. Abasesenguzi rero mu biganiro byakozwe hagati ya Mugwiza ndetse na Jackie bagaragaje ko Mugwiza ashobora kuba ngo ariwe ushobora kuba wararoze uwitwa Jackie, ariko kandi bigoranye kuba wabyemeza, bishobora kuba ari nk'amatiku cyangwa se ari ibyo si twabyinjiramo cyane. Hanyuma ikiganiro nabashe kuba nagishakisha nkagikurikira, nasanze icyakoze uwitwa Jackie yakoze ikiganiro afite ubwoba cyane ko yageze aho akanatangira kwiyambaza izina rya Yesu n'izina ry'Imana ko rimuherekeza rikamuvana muri urwo rugo yari arimo. We yita ko ari urugo runuka rwuzuye ibyatsi n'imiti, urugo rusa nk'urw'abapfumu, cyane cyane ko yageze aho akabwira Mugwiza ati aba bantu uri guhamagara ngo bazaze hano ntibazigere baza. Mugwiza akamubwira ko ikiganiro cyakozwe ari ikivuga iby'urupfu rwa Gogo atari igisenya ibintu bya Mugwiza. Ati nta kintu nari iwawe, ati ntabwo bamfite, ati se ufite amakuru y'uko imyuka yanjye itagenda mu muyaga, ati Imana nsenga uwo ni Jackie, ati ntabwo yabyemera. Mugwiza rero abasesenguza kujya avuga ko ngo yahise amukora ku matama asa nk'umujijisha, aramubwira ngo uri cyiza, murabizi namwe murakubwiye ngo uri mwiza, abakwishe mu mutwe. Uwo Jackie ahise atangira kumwenyura no guseka, abamukoze mu bitugu ndetse ngo no mu musatsi, aturi cyiza ufite inyinya y'umukara. Ubwo ibiganiro byo guhangana ku bw'imbaraga, umwe asenya undi yisobanura, kitagihagarira aho ngaho nibwo bagiye mu bijyanye n'urupfu rwa Gogo Rios. Ni ibintu byakomeze kugenda bikikana ku mbuga nkoranyambaga, abanyamakuru batandukanye bagiye bageraho Jackie ari bati Jackie koko ashobora kuba yararozwe, kuko ibizamini byose bishoboka kuri iyi si byarakozwe, ariko ntabwo higeze haboneka uburwayi bushobora kuba bwarafashe uyu mukobwa witwa Jackie. Iyo ni inkuru ya Jackie iri kuri iyi mihanda. Mugwiza yarakaye, ari kuvuga ko ashobora no kuba yajya muri ribu cyangwa se agatanga oda ku munyamategeko we akaba yabyinjiramo. Mugwiza yazamuye ukuboko kuri channel ye ararahira, avuga ko ngaramutse afite imbaraga zazakura umuntu hano ku isi, ngo Imana ngo umunsi azaba yazigize ngizamurimbure, ngo nizigere imuha kuba yarya kuri cya giti cy'ubugingo, mbese ngo yisamira kurimbuka. Yakoze ikiganiro ababaye cyane nyuma y'inkuru n'ibiganiro bitandukanye byo kugenda bikorwa ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza ko uyu mudamu ashobora kuba ngo ariwe waroze uwitwa Jackie. Nawe ati ndakora ibishoboka byose, ndabizi ko ndi umuvuzi w'umurangi kandi ndamurogora, ndamukubita ikirogora araza kuba yasubira mitende. Arimo arashakisha nimero za Jackie
kuko izo afite arazihamagara ngo nizicemo, ngo naramuka amufashe aramusaba niba yakwemera ikirogora bakakimukubita yarangiza agakira, ariko ngo impungenge afite nuko ngo adashobora kuba wenda yakwemera uyu muti uyu mugwiza yita ikirogora. Kuri channel y'Urugendo TV hashize amezi menshi cyane uyu mugwiza avuga ko ari umurangi ngo abyemerera, kandi akazi kakora akaba ari ukuvura akoresheje imbaraga z'abarangi. Uyu witwa Jackie rero ubwo yerekana ko ari ikiganiro ukwezi kurashize ku rupfu rw'uwitwa Dorimbogo, yakoranye ikiganiro nawe areba imiti, areba imvugo, areba mugwiza, akora ikiganiro afite ubwoba ndetse atangiye no gusenya ibintu bye, ngo aricyo gishobora kuba cyaratumye mugwiza azira urunuka uwitwa Jackie kubera ko yamwangishije abantu, kandi ngo akagira ibintu byiwe atangira gusenya kugeza ku rwego mugwiza ngo yabize icyuya yiyambaza akantu gahuha umuyaga, aho Jackie yavuze ngo ndakagutije wihungura icyo cyuya ngo ariko ntugashyiremo imizimu. Ngayo nguko rero bakomeza bavuga ko iki kiri gutuma wenda mugwiza amugendaho ngo ari kugira ngo amwambure inyenyeri ngo y'amaviyuzi cyangwa se yo kurebwa ku mbuga nkoranyambaga, ngo mbega bizakora neza ubwo Jackie azaba ngo yamaze gushyiramo umwuka, ngo nibwo bizakora neza. Ngayo nguko rero nizo nkuru zikugenda zicikana ku mbuga nkoranyambaga. Indi nkuru iri Top Rwanda nkuko channel yacu yitwa, ariko mubaze mukande ahari subscribe, like nyaboneka, ubundi dukomeze tuganire ku nkuru ziri gutrendinga ziri Top Rwanda 250 niko channel yacu yitwa, ubikandeho kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Izindi nkuru rero ziri gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga ni inkuru n'ubundi z'umucuruzi ucuruza inzoga bita B1, aho bamuteskovea bakoze ibiganiro basa nkaho barimo gukorera ubuvugizi uyu mucuruzi ndetse batanazi neza, bibaza impamvu ngo azira kuba yafungwa kubera ko ikinyobwa gishobora kuba akora ngo ari ibinyobwa bishobora kuba byakwica abantu ngo bikabashegesha, bakibaza impamvu RIB ishobora kubona igisasu ahantu umuntu yagiteze bagatwara nyuru kugitega ariko cyo ntibagitegure, bakibaza impamvu RIB idashobora kuba yahagarika ibyo biyobyabwenge cyangwa se izo nzoga za B1 ku isoko uyu munsi witwa buri kantu na buri nguni bakaba kirimo kuzamamaza. Nibyo biri kugenda byibazwa ati niba amaji ya Salama yarabashe kuba yahagarikwa niki gituma niba koko B1 itemewe n'amategeko uyu munsi yakabaye iri ku isoko, kandi mu by'ukuri barasanze ngo irimo arukoro nyinshi cyane cyangwa se buryo ikozemo bishobora kuba byakwica abaturage. Uyu munsi kabiri ku isoko nyirayo akaba afunze, ati niba nta zindi mpamvu wenda zihari zituma ashobora kuba wenda yafunzwe mwamurekuye cyangwa se mugakura n'ibicuruzwa byo ku isoko bidakomeza kuba byakwica abantu bikabahitana. Indi nkuru rero iri gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga ni inkuru zo muri Tanzania. Umuyobozi witwa umukuru w'igihugu witwa Samia Suluhu Hassan yamaze kwegukana amatora ku manota 97.36%, aho abantu kuvuga ko ashobora kuba yarikubiye amatora, amajwi yose akaba yayitwarira, ndetse urumva ko agiye kuyobora manda ya kabiri nk'umugore wo mu gihugu cya Tanzania. Habaye imyigaragambyo iteye ubwoba, abantu bavuga ko badashaka kuyoborwa n'uyu mugore akaba yavaho. Ngira ngo abantu benshi barimo kwibaza muri Tanzania impamvu barimo barayoborwa n'umugore kandi ngo hari abagabo. Urumva ni ibintu byinshi biri kugenda bituma haba imvururu muri Tanzania. Ngizo rero inkuru ziri gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga aka kanya, nizo nkuru za Tanzania n'imyigaragambyo, cyane cyane izi nkuru za Jackie nizo ziri top ku mbuga nkoranyambaga. Ngayo nguko rero, like, subscribe, ciao ciao, ningejwi abandi nikakajwi.